Iyo urukundo ruje muri gahunda z'umuntu, ibindi byose bisa n'ibisubitswe, akigira mu yindi si, ibitekerezo byose bigahita byimukira kuwa akunda, agahora yumva nta kindi ashaka kumva usibye amagambo meza amwerekeyeho cyangwa se amuturutseho we ubwe. Ariko igihe kiragera mugatera indi ntambwe iganisha ku gushinga urugo. Ni cya gihe usanga umwe atangiye kubona ibyo atarazi kuri mugenzi we mukirambagizanya, kubera ko haba hatangiye izindi gahunda nshya zihutirwa mu buzima. Bajya bavuga ko umusore utiraririye atarongora inkumi, ariko iyo mwamaze kubana, igihe kiragera bya bindi byose wari waranze ko bikagaragara, kubera ko wangaga ko byakubuza amahirwe yo kumwegukana. Kandi burya ibidahabwa agaciro mu gihe cyo kurambagizanya nibyo akenshi biganisha ku gushwana iyo bitamenyekanye hakiri kare. Kugira ngo rero mwirinde ko ibyo bizababaho, dore ibintu by'ingenzi mugomba kuganiraho n'uwo wahisemo. Ibi kandi birareba umuhungu n'umukobwa. Icya mbere ni ibirebana n'amafaranga. Niba uri umukobwa, ushobora kuba warabonye umusore mwuzura asesagura amafaranga hirya no hino ntacyo yishisha, ariko burya ntabwo ahangaha ariho ruba ruzingiye. Icyo ugomba kwibaza ni iki: ese yinjiza amafaranga angahe? Amafaranga afite ayabona ate? Ibyo nibyo wagombye kwibaza mbere na mbere. Ese atunzwe n'umushahara w'ukwezi gusa cyangwa afite indi mishinga imwinjiriza amafaranga? Kandi birumvikana ko nawe ugomba kumubwira impamvu ituma wibaza ibi byose. Indi ngingo mugomba gufatira umwanzuro mu maguru mashya ni ibirebana na konti yo muri banki. Ese wakwifuza ko mugira konti muhuriyeho cyangwa buri muntu azagira iye bwite? Mugomba kubyumvikanaho hakiri kare mbere yo kwiyemeza kubana. Icya kabiri ndetse cy'ingenzi cyane kurusha icya mbere, iyi ngingo irareba mwembi, umukobwa n'umuhungu. Mbere yo kwiyemeza kubana, umwe agomba kuba azi aho undi akomoka nuko yabayeho mbere y'uko mumenyana. Ibi ntabwo akenshi bikunze kwitabwaho, ariko hari abantu bajya bisanga bageze ku rwego rwo gushinga urugo, ariko mu by'ukuri batazi aho umwe akomoka, uko yabayeho, uko yitwara iyo ageze mu kibazo runaka gisaba ubwihangane n'ibindi. Niba ubucuti bwanyu bugamije kubageza ku kurushinga, mugomba kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwanyu mbere mutarahura. Ugomba kumenya inkomoko ye, ababyeyi n'abavandimwe be niba akibafite, inshuti ze, ubuzima bwe bwa mbere y'uko mumenyana muri rusange. Ese uzabasha kwisanga mu muryango we, naho se mu nshuti ze? Hari igihe mwebwe kubana mugahuza bibakundira, ariko byagera kubo mu muryango we bikabihurizo. Ibi tutabiciye iruhande, murabizi hari igihe umuntu ahura n'akaga ko kugira abaramu n'abaramukazi ba sebukwe na ba nyirabukwe badashobotse, cyangwa se bafite uburyo babaho buhabanye cyane n'uko wowe wifuza kubaho mu rugo rwawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Icya gatatu umukobwa agomba kumenya ni gahunda umusore afitiye ubuzima buri imbere, ariko burya si n'umukobwa gusa bireba, mwembi mugomba kumenya niba gahunda zanyu zuzuzanya. Niba umwe yishakira guhora atembera amahanga, undi akaba adakunda guhora agenda, mumenye ko ibyo ntacyo byazabagezaho. Ikindi kandi mukumvikana aho muzatura, kuko nabyo bigira ingaruka ku mibanire, zaba nziza cyangwa mbi. Buri wese ku ruhande rwe akibaza ati ese ni iki nifuza kugeraho mu mishinga yanjye cyangwa mu kazi nkora mu buzima? Ese ni iki bizansaba kugira ngo mbashe kubigeraho byombi? Icya kane, mugomba kuganira ku bintu mwumva mutazabasha kwihanganiranaho mu mubano igihe mwamaze kurushinga. Mubivuge hakiri kare mbere y'uko umwe yimariramo undi, kugira ngo hatazagira ibiza bitunguranye ntimubashe kubyakira ku mpande zombi. Ibi bizabafasha kugira igihe cyo kubitekerezaho no kubifatira umwanzuro ukwiye igihe bigishoboka. Urugero, impaka zirebana n'ibyo gucana inyuma, mugomba kubiganiraho buri wese akaba azi neza icyo gucana inyuma ari cyo. Ese byigaragaza bite? Niba koko bihari hagati yanyu, mbese muri make mwembi mukaba muzi neza ahashobora kuba imitego nuko mugomba kubyirinda kugira ngo muzabane muziranye mwembi. Icyanyuma mugomba kumvikanaho ni igihe cyo kuzakora ubukwe. Niba uri umukobwa, ntabwo ugomba kwituramira ngo utekereze ko umusore arimo kubitegura. Hari igihe ushobora kuba warishyize mu myanya uti wasanga ageze kure abitegura, kandi nyamara we muri gahunda ze ateganya ko muzabanza mukabana, iby'ubukwe bikazaba biza nyuma mukabitegura mwaramaze kubana. Ugomba kwibaza niba ubwo buryo bw'imibanire bukunyuze. Ni ngombwa ko ubimenya hakiri kare kugira ngo wirinde kuzisanga mu gihirahiro wibaza utese uyu azanyambika impeta ryari, cyangwa se ugasanga uramuhoza ku nkeke ubimusaba, cyangwa se ahubwo ugasanga ni wowe ugiye kumusaba ko wabimufashamo mu buryo bwa mwikoro kugira ngo hato utazagwa kwishyiga, ari byo bita kugumirwa.